uko igihugu gitera imbere niko ikibazo cyo kubona amacumbi gikomera. Igihugu kitabishyize mu by'imbere, dore ko 80% by'abatuye Afurika nzima bafite ikibazo cy'amacumbi yujuje ibisabwa. Inzego zitandukanye zigaragaza ko abantu bahembwa munsi y'ibihumbi 200 bagera kuri 58% by'abaturage bose. Ubwo nawe wumva icyiciro ubarizwamo. Abahanga bagatangaza ko abari muri iki cyiciro tuvuze badashobora kwigondera icumbi ryujuje ibisabwa, bibe kuryigurira cyangwa kuryikodeshereza, keretse bisabye leta ko yotera inkunga. Ko abahanga bavuga ko byibura utagakwiye gukoresha ibirenze 30% y'ibyo winjiza wishyura inzu, bibe kuyikodeshereza cyangwa se wishyura umwenda wa banki wayiguzemo. Ariko ufite ubushobozi bavuga babandi babajejeta faranga, wabona ibyiza bigukwiriye. Ariyo mpamvu tugiye kuvuga imishinga yo kubaka apartment zikabaka bicu ziri guhindura isura y'umujyi wa Kigali, ndetse twakwita ko ari inyenyeri ziri mu mujyi wa Kigali. Tugiye kureba ese imirimo yabigeze he kuri apartment cyangwa se imishinga igera ku 10 itandukanye iri mu mujyi wa Kigali. Bibutsa ko wageze kuri sentence wa muyoboro rukumbi kugeza update ku mishinga minini y'ubwubatsi. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya, biroroshye kuyikanda ubundi twamaze twibanira. Ni ubuntu kandi wakanda like na share kuri iyi video kugira ngo ibashe gusakara igere kure. Nk'uko umujyi wa Kigali urimo mpinduramatwara y'ibikorwa remezo, niko no ku miturire bimeze, aho Kigali yubakwa imiturire ikabaka bicu yo guturwamo nubwo bitamenyerewe mu rw'imisozi igihumbi, ariko nuko ijyana n'injyana. Imishinga twabahitiyemo yaba iyo twavuze n'iyo tutavuzeho, gusa yose ni mu rwego rwa apartment zubakwa cyangwa se ziri kubakwa muri uno mujyi wa Kigali. Umwanya wa mbere twashyize Mwese in apartment. Iyi ni inzu igeretse inshuro 13 kuva muri basement cyangwa se ikizwe nka cave, ifitemo floor ebyiri kugera hejuru kuri penthouse. Ikaba iri kubakwa Kicukiro mu Kagarama ugiye kugera i Nyanza cyangwa se ahazwi nka gare y'i Nyanza. Muri uwo muhanda wabona inzu ndende iri kuzamuka, iri kubakwa, iri mu gihe cy'amasuku cyangwa se igeze mu bijyanye no kuyitunganya, mu gukora amasuku, yaba ari ukomekaho amabuye cyangwa se icyo twita amakoro. Ukabona ari inzu iri ahantu heza hitegeye. Rero ni imwe muri apartment ziri kubakwa ubona ko zifite isura nziza yo mu mujyi wa Kigali, aho izo basement ebyiri zagenewe parking ndetse na ground floor ya mbere na floor ya mbere bikaba byaragenewe ubucuruzi n'izindi business ishobora kuba zakorerwa, mu gihe izindi floor zo hejuru zagenewe ama apartment. Ku mwanya wa kabiri twashyize Wild Urban Oasis Park. Uyu ni umushinga w'imiturirwa ibiri, harimo ugeretse kugera kuri inshuro 18. Akaba ari umushinga uri kubakwa ku Gishushu, ukaba ufitemo apartments zitandukanye ziri mu byiciro bitandukanye. Aha hari kuva kuri studio cyangwa se apartment izwi nka studio kugera kuri apartment ifite ibyumba byo kuraramo bigera kuri 3 n'ibindi by'ibyumba 2 cyangwa se icyumba kimwe. Zose ni ibyiciro bitandukanye bigaragara wasanga muri iyi apartment cyangwa se mu mushinga wa Wild Urban Oasis Park. Ikaba yubakwa mu byiciro 2, aho icyiciro cya mbere cyangwa se phase 1 yarangiye, ndetse inzu zatangiye no guturwamo, aho yatangiye kubakwa kuva muri 2019, aho muri 2022 zatangiye guturwamo, ndetse kandi icyiciro cya kabiri phase 2 nayo igeze kure, imirimo igeze kure. Nk'uko mubibona, murabona ko structure yagaragaye cyangwa se yabonetse, akaba ari imirimo y'amasuku, dore ko mu kubaka amaetaje imirimo y'amasuku cyangwa se finissage ari ibintu bimaraho igihe kinini. Ariko urabona ko ari inzu ndende, ari inzu yitegeye cyangwa se ifite ubwiza yazanye mu mujyi wa Kigali. Nubwo turi kuvuga ku mishinga y'amaparitoma, ushobora kuba ufite ubushobozi udashaka gutura mu maparitoma cyangwa ushaka gutura mu mujyi wa Kigali. Hano Gasogi ufite inzu ifite ibyumba 5 byo kuraramo, ifite bathrooms cyangwa se douche na toilette 3, icyumba cy'umukozi kireba hanze, igikoni, stoke, salon, salle à manger. Ikaba igeretse rimwe. Ushaka kuyigurira iyi nzu iherereye Gasogi mu mujyi wa Kigali, kuyigura ni 120,000,000, ariko zaganirwaho. Inzu ikaba igaragara muri quartier nziza, quartier iri guturwa, ubona ko ari quartier y'icyitegererezo. Hamagara kuri izo nimero ubundi nawe ture mu nzu nziza kandi mu mujyi wa Kigali, ahantu hitegeye umujyi, dore ko kuva kuri iyi nzu ugera ku kibuga cy'indege cya Kanombe ari iminota 20. Ifite parking yajyayo imodoka 2, ndakurabuye ntucikwe. Ku mwanya wa 3 twashyize Greenland Plaza. Uyu n'undi mushinga munini w'imiturirwa y'imanga iri kubakwa ahazwi nka Peage, dore uko ari ebyiri, ko buri imwe ifite floor cyangwa se etage 12. Zose hamwe zikaba zifitemo apartment zigera kuri 84 ziri mu byiciro bitandukanye, kuva kuri rwego rwa studio kugera ku byumba 3 cyangwa se apartment y'ibyumba 3 byo kuraramo, aho ibifite n'ibindi bitandukanye bya nkenerwa. Izi nzu imwe ikaba yaruzuye ndetse yaranatashywe, mu gihe iyindi nayo igeze mu gihe cy'amasuku cyangwa se mu mirimo ya nyuma, ikaba iri hafi kurangira. Uyu rero akaba ari umushinga w'ikigo kizwi nka Homart Group. Akaba ari ikigo kizobereye mu ishoramari cyane cyane ibijyanye na real estate cyangwa se bijyanye no kubaka amazu nk'aya ngaya y'amacumbi. Ku mwanya wa 4 twashyize Ramba Hills. Uyu ni umwe mu mishinga minini muri Kigali ugiye kuzana impinduka hano mu gace ka Kacyiru. Ifite imiturirwa itandukanye,
ikaba ari imiturirwa ifitemo amaparitoma nazo kandi ziri mu byiciro bitandukanye, aho muri iyi miturirwa itandukanye izubakwa harimo umuturirwa umwe ugeretse inshuro 24, indi ikaba igeretse inshuro 16, indi ikaba igeretse inshuro 12 ndetse n'izindi ebyiri zigeretse inshuro 10, zose kandi uko tuzivuze zitandukanye mu byiciro bitandukanye, zose ni amaparitoma. Kumva ko ni igice kizubakwamo imiturirwa yose ari umushinga umwe kandi yose ihuriwe ku maparitoma. Gusa ntabwo ari imiturirwa yonyine izaba iri muri uno mushinga cyangwa se iri muri uno mushinga yonyine, kuko hari iyindi igeretse inshuro 26, yo ikaba yaragenewe amaofisi n'ibindi bikorwa bitandukanye, ndetse kandi hakaba hari n'izindi nzu nazo zaba zigiye zitandukanye zigera ku 10 nazo zifitemo ibindi bikorwa bitandukanye birimo no guturamo kuko zubatswe nk'ama town houses. Uyu mushinga rero ukaba uri kubakwa hepfo ya King Faisal cyangwa se ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, ruguru neza y'ikiyaga cy'igihangano cya Nyarutarama hafi y'ikibuga cya golf. Ku mwanya wa gatanu twashyize Harrington Golf Residences. Uyu ni undi mushinga nawo wo kubaka apartoma zigera kuri 90 ariko ziri mu nzu y'amagorofa 6, ariko iruhande hari n'amazu 18 yo mu buryo bwa town houses nayo yo guturwamo cyangwa se amavira, yo ni amazu yitaruye atari amaparitoma. Ariko tukomeje kuri izi aparitoma, uyu nawo ni umushinga munini umaze igihe kinini, ukaba uri kubakwa, dore ko igice kimwe cyuzuye ariko nanone kikiri gutunganywa cyangwa se kiri kunogerezwa, mu gihe kindi nacyo imirimo irimbanyije irimo imeze nk'itangira ariko ubona ko nayo irimbanyije. Aya akaba ari umushinga rero ukikije urimo mu mishinga ikikije ikibuga cya golf Nyarutarama mu gice kiri hakurya ya Kacyiru, ariko yo ukaba uri mu marembo cyangwa se haruguru gatoya y'ikibuga cya golf. Ku mwanya wa gatandatu twashyize Royal Golf View Apartment. Uyu n'undi mushinga uri ku mukandara w'ikibuga cya golf Nyarutarama, aho uri kubakwamo apartment ziri mu byiciro bitandukanye kuva kuri studio kugera kuri apartoma y'ibyumba 5 byo kuraramo. By'akarusho ifitemo icyumba cyagenewe ibiro, aho kandi iri hejuru kuri etage ya 7 kuri penthouse. Ikindi kandi cy'akarusho kuri no nzu cyangwa se kuri no nyubako nuko iyi apartoma y'ibyumba 5 ari apartoma izaba ihenze mu Rwanda, kuko ifite agaciro kasaga 748 by'amadolari. Washyira amanyarwanda ugasanga ni hafi miliyari yose y'amanyarwanda. Kumva ko ni apartoma izaba ifite itandukaniro, iri ahantu heza hano ku kibuga cya golf, dore ko nayo imirimo yo kubaka igeze kuri irarimbanyije nk'uko muri kubibona. Ku mwanya wa 7 twashyize Umuyenzi City Center. Uyu ni umushinga w'inzu iri kubakwa mu mujyi wa Kigali, ikaba ari inzu ikomatanyije ariko ifitemo umwanya wagenewe apartment kuko igeretse inshuro zigera kuri 12, ariko ikaba ifite akave zigera kuri 3, ndetse mu izo inzu 12 ziri hejuru hakaba harimo igice cyagenewe apartment, aho kuva kuri floor cyangwa se kuri etage ya 6 kuzamuka kujya hejuru izafitemo igice cyagenewe amapartoma. Ikaba ari inzu akaba ari inyubako iri kubakwa mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nko kuri plateau, aho ibangikanye n'ibiro by'umujyi wa Kigali byegeranye neza cyane. Nayo rero akaba ari inzu ubona ko ifite ubwiza budasanzwe hano mu mujyi wa Kigali, nayo imirimo irarimbanyije, ikaba igeze kuri kabiri hafi kurangira. Ku mwanya wa 8 twashyize Savannah Creek. Uyu ni umushinga ugiye guhindura isura y'ahazwi nka Barnyahe, hari inzu zitandukanye, aho izo nzu zakuyeho ubu ngubu akaba ari kubakwa amazu yo mu buryo bwa estate ushingiye kuri sample zihari, ariko muri izo nzu 600 zizubakwa harimo n'iyo nzu zo mu bwoko bwa apartoma zitandukanye zubakwa muri iki gice, dore ko ari umushinga ufite akayabo kasaga miliyoni 60 z'amadolari zizubakwamo inzu zitandukanye ziri mu byiciro bitandukanye. Dusangamo n'amaparitoma nk'uko twabivuze, urabona ko ikibanza kirimo kirasizwa, nubwo hari inzu zigera kuri 3 zitandukanye, amavira atandukanye yubatswe muri iki kibanza. Izo zari sample kugira ngo abagomba kuzigura cyangwa se bifuza kuzigura bareberaho kugira ngo babashe kuba batanga komande yabo, ariko hari inzu zigera muri 590 zo guturamo zateganyijwe ko zizubakwa ahangaha, kuko urabona ko ni ikibanza kinini, akaba hateganyijwe no kuzubakwamo isoko ndetse n'ibibuga bitandukanye bizafasha abazaba batuye ahangaha kuba ubuzima bwagenda neza. Ku mwanya wa 9 twashyize Vision City Phase 2. Uyu ni umushinga ugiye gusubukurwa mu kwezi kwa 9 nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa RSSB bushyira mu bikorwa cyangwa se bufite uyu mushinga mu nshingano. Uyu rero akaba ari umushinga wa estate zirimo inzu zitandukanye ziri mu byiciro bitandukanye nk'uko muri Phase 1 bazubatse, ariko ino phase ya 2 hamanje kubakwa inzu 2 kuko zifite umwihariko bashaka kugerageza ngo barebe. Rero ubuyobozi bwatangaje ko uno mushinga ugiye gusubukurwa bitewe n'uko izo nzu hari icyo bazigiyeho ndetse ko hari ibyemeje bigomba gukorwa. Uyu mushinga rero nubwo ari estate hari abibaza ese bitandukanye na apartment, tuzabivuga muri video itaha. Uyu mushinga rero twavugaga wa Vision City Phase 2 ukaba ugiye gusubukurwa urimo udushya twinshi, yaba izi apartment twavugaga ndetse n'amazu yandi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bizashyirwamo bizatuma ina community ndetse n'abantu bazaba batuye ahangaha bazabasha kumererwa neza.
umwanya wa 10 rero ntacyo twashyizeho, ahubwo twaguhariye kugira ngo nawe nawe ugire undi mushinga wo washyiraho wa apartment wabuzi, kuko apartment zubakwa ni nyinshi. Gusa twe icyo twakurebeye imishinga minini igaragara cyangwa se ifite isura ikintu kinini igiye guhindura umujyi wa Kigali. Nawe hari izindi ushobora kubashyiraho, niyo mpamvu uyu mwanya wa 10 twakurekeye. Kandi ugize n'ikindi wakina ko tugukorera cyangwa tukubwiraho, watubwira muri comment, naho ibintu tugutegura naho utaha. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya uri tugumane, kandi ntugende utakanze iyo subscribe, kandi ntibagirwe gukanda kuri like na share, ubundi dukomeze twibanire ibindi byose naho utaha. Bye bye, ciao ciao, murakoze cyane.